Reka nongere nguhe ikaze wowe ukurikira Yes TV Rwanda. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ino application uburyo ushobora kuyikoreraho amafaranga wibereye iwawe, wicaye mu kazi cyangwa se uri muri pause, hanyuma ukaba wakoreramo amafaranga witonze kandi amafaranga atari makeya. Mwibutsa yuko ino application ifite uburyo bwiza cyane mbere y'uko uyitangira, kugira ngo urebe risike zayo, ibihombo ndetse n'inyungu zayo. Baguha icyo bita demo account, ugatangira gukora ibikorwa by'ubuntu, bakaguha amafaranga y'ubuntu, noneho ukajya ukoresha ayo mafaranga yabo. Noneho uko ubona uri gutsinda nibyo biguhereza amahirwe yo kuba washyiraho amafaranga yawe. Mbibutsa ko kandi ubikuza kuri mobile money vuba igihe utsindiye amafaranga yawe. Reka dutangire isomo ryacu, mwibutsa nyamuneka niba uri mushyashya kuri uno muyoboro, ndagusaba gukanda subscribe, ugakora no ku nzogera, aho ubundi tugakomeza. Ikintu turi bukore rero ni iki hano. Turaza tukabanza tugiye muri Play Store, tubanze turebe ino application uko wayidownloadinga. Uraza hano, turangiza dukirikemo, wandikeho pocket option, ni iyi ngiyi. Urangiza uyikirikeho. Urabona ko ni iyi ngiyi, urabona ko twebwe twamaze kuyidownloadinga. Ni iyi pocket option. Nurangiza ugire gute, uyikirikeho. Twebwe ngiyi n'ubundi tuyirimo, twarayitangiye. Hanyuma ni ukuvuga ngo kujya gushyiraho amafaranga, uraza hano hejuru, kaza wenda reka dukirike, wenda reka makwereke neza. Uraza hano warangiza ukahakirika, ukaza hano ugakirika hano kuri aka kantu. Haraza hano bakwereke mobile money, gatoya hano kuri mobile money, ariko nkwibutsa ko hano harimo n'ahandi ushobora gukura amafaranga ku muntu ukoresha Data USDT, ukoresha Visa, Mastercard, ukoresha Binance n'izindi nyinshi cyane. Hano uhitamo bitewe n'iyo ukoresha iriho amafaranga, ariko twebwe kugira ngo bitworohere turahitamo mobile money. Hano bakatubwira amafaranga dushyiraho. Minimum amount ni amadolari 5. Amadolari 5 kandi tuyahitemo. Amadolari 5 bahita batubwira yuko hano bikunda. Hanyuma ugahita ukanda hano continue. Mbibutsa ubu ni uburyo ndi kukwereka bwo gushyiramo amafaranga, ariko ntabwo ari bwo turi bukoreshe, no kugira ngo hano icyiza noneho hano bahita bakubwira ati hano komisiyo ni 0. Minimum deposit amount ni amadolari 5. Hano hakaza akatubwira maximum pay transaction ni $1.40. Processing time ni ukuvuga ngo igikorwa kimara iminota 5. Hano bakaza bakatwereka nimero ya telefone n'amazina yacu tugiye kubikurizaho. Bakatubwira ko turi bushyireho amafaranga, gatoya amafaranga tugiye gushyiraho kuri ino nimero niyo iri buyohereze. Noneho bakatubwira ko amafaranga amadolari 5 turashyiraho 1000
bitandatu, ibihumbi bitandatu n'amafaranga 933. Hanyuma ibyo byose iyo umaze kubyemera uraza ugakanda hano hasi. Ndizera yuko ubu buryo bwo mububonye, murabona ko ikoresha mobile money. Reka dukore back noneho twigarukire inyuma. Kugaruka inyuma rero, ikintu tugiye kureba ni iki. Noneho twebwe tugiye gushyiraho amafaranga ya yandi batwemerera y'ubuntu. Turaza hano kuri tuno dukoni dutatu hano handitse Get Real USDT, dukirikeho. Hano hari akantu k'agakoni. Noneho hano baraza batwereke Quick Demo Account. Hano gasori gatoya, tugaruke inyuma. Turaza batwereke hano handitse Quick hano Demo Account, tuhakirike. Nitumara kuhakirika tayari ukona ko hariya hariyo amadolari ibihumbi 50 n'amafaranga ibihumbi 50 na 281 n'ibice 07. Turenga hariya utagira ngo ndi kubabeshya. Nyibutsa nyamuneka, ni byiza yuko ubanza gukoresha buno buryo. Niyo mpamvu ino application nta bujura burimo, kubera yuko ubanza kukwereka uburyo bwiza bwo gusuzuma niba wayikoresha hano. Hanyuma ubona ko bagize gute, amafaranga bayaduhaye. Mwibutsa aya ngaya ni ubuntu, ntabwo yabikuza. Iyo ushaka wamaze kwiyumva uragenda hariya uko twabikweretse, ugakora opposite, ugashyiraho iki, ugashyiraho amafaranga. Hano rero sasa noneho tugiye kwinjira mu bucuruzi bwacu. Turifashisha utu tuntu. Utungutu turi kubona nitwo turi bwifashishe kugira ngo tumenye igihe tugomba gushyiriraho amafaranga, igihe tugomba gushyiraho tukunguka. Ariko nanone ntabwo turi bukoreshe buno buryo bubiri gusa. Turaza hano utu dukoni dutatu hano hejuru tukirikeho. Niturangiza tuze hehe, hano nanone aha naho tugire gute, tuhakirike. Nitumara kuhakirika turaza kuri ano magambo baratwereka ahantu handitse Votex. Ngaha hano handitse Votex, tuze hano handitse William. Niturangiza tuhakirike, ntaha tuhakirike. Urabona ikintu bahise batwereka, sinzi niba hari impinduka mubonye. Bahise batwereka tuno dukoni, batwereka naka. Utu natwo turatwifashisha hamwe na turiya dukoni turi kugenda hejuru, tureba ko igihe tugomba kwinjira mu isoko. Noneho hano kuri handitse Volt, hano hari 14 n'aha hari 14, turabikuraho turakirikaho kuri kano gakaramu. Tuze hano twandikemo ijambo, twandikemo 7 kuko turi muri time frame. Nabyo ndaje mbikwereke. N'aha twandikeho, n'aha dushyireho 7. 7 tukirikeho, saving. Hanyuma hano tugiye gushyiramo time. Hano tugiye gushyiraho time igihe turi bucururizemo. Icyo gihe ni ukuvuga ngo nidusetinga amasegonda 30, ayo masegonda akarangira tugahita dukura mu isoko, turaba twungutse cyangwa se twahombye. Noneho tukadukirikaho. Twebwe turakirikaho gutyo, kuvuga ngo ushobora kuza usanga harimo bino bibare, ibi ngibi, ibi. Noneho urakora iki, urahita ukirika hano kuri kano kantu n'ubundi kano, kugira ngo biriya bivemo.
urabona ko bise bizamo ese atwereka amasegonda 30. Tugiye guhita dukirikaho tukadushyiremo cyangwa se kaduhenda ushaka gushyiramo umunota wabikora gutya. Ariko twebwe turashaka iki? Reka dushyiremo wenda amasegonda. Hano turakirikaho kugabanya, hari kugabanya no guteranya. Hano turahita dushyire ku masegonda 30. Ndizera byakunze. Noneho hano tugiye kureba iki rero? Sasa tugiye kugura. Hano reka dushyiremo amount tugiye gucuruza. Hano hari 00 n'igice kimwe. Tugiye gushyira gute? Tugiye gucuruza. Hano turandikamo wenda amount 7. Dushyiremo 7. Yego. Bigenze gute? Hanyuma tugiye gutangira gucuruza. Ni ukuvuga ngo hano turaza kunguka 75%. Profit turi bufate ni amadolari 3.7. Mbibutse yuko amafaranga ntabwo tuyabikuza. Hano tugiye gukora iki rero? Hano hari sell na buy. Icyo ukora ni iki? Sell ni turiya dukoni, tuno dukoni utungutu tuba tumanuka, noneho tuno tw'ubururu tuba tuzamuka. Bivuze iki rero? Iyo ugiye kugura buy uraza ukirike hano, ubwo uraba uguze ko bigiye kuzamuka. Sell uraba uguze ko bigiye kumanuka. Noneho ikindi kintu uri bwite, uraza urebe kuri kino gipimo iki ngiki, urebe niba abagurisha buy ari 97%. Bivuze yuko bafite imbaraga uri bugure kuzamuka. Usanga abagurisha b'umutuku bafite 90, ubwo nibo uri buhite uguraho. Noneho ikindi kintu uri buze kureba ni iki? Uraza hano hasi kuri tuno dukoni, tuno nakubwiye, utungutu. Ni ukuvuga ngo akangaka urabona ko kari hano. Bivuze iki? Ubona ko kaje gakubita uno murongo wo hasi wa sell, gahita kongera, urabona ko gashaka kugira gute? Kuzamuka. Ubwo nikazamuka kararamye urahita ukora buy. Nikazamuka kakaza kagakora kuri uyu murongo, uyu nguyu, gakongera kakamanuka, uragura sell. Ndizera ko wenda muri kubyumva neza. Hanyuma hano ni ubwo ngubwo, kano ndi kumva ubwo kano k'ubururu, kano ubona ko kari kuzamuka, akangaka nako kari kuzamuka ubu ngubu. Ariko nanone ukongera ukareba hano hejuru, ubona ko nubwo kazamutse hano hejuru abaguzi bari hasi cyane. Bivuze iki rero? Hano uba uretse kugura ukabanza ukitonda. Mwibutsa nyamuneka, hano hantu utitonze urahomba. Ariko icyiza kirimo ni iki? Nuko banza kuguha demo account kugira ngo ubanze usuzume neza ibyo uri gukora. Ahangaha rero ikintu turi bukore ni iki? Urabona ko byanga bikunda abaguzi bakomeje gufata imbaraga. Dukora iki rero? Tugiye gufata risike, twinjire mu isoko dukore buy. Kubera ko urabona ko hano duhite tugura noneho tayari. Urabona ko hano hariya nibiramuka bizamutse duhita dufata amadolari angahe? 5 n'ibice. Mbibereke neza ngaha. Urabona ko nta madolari angahe?
amasegonda 30 ntashira duhita dufata profit y'amadolari 5 0 n'igice kimwe. Guys, numva ibintu atari sawa, ariko ahangaha ibingibi uraba wagize gute? Ushyizeho amafaranga bivuze ko tayari murabona ko ya mafaranga bahise bagira gute, bahise bayaduha kubera ko kazamutse cyane, bahise baduha 8. Guys, ibintu ni sawa cyane, ibintu biraryoshye kandi nta buriganya burimo. Nabiberetse, ni mobile money, urayabikuza amafaranga yawe rwose, ndizera ko bimeze neza. Noneho ushaka guhindura isoko, wenda twebwe turi AD chef, ushaka guhindura isoko uza hehe? Uza hano. Mwibuka ko nta mafaranga tuba turi gucuruza, nta masoko turimo. Uza hano ugakirikaho, hano bakatubwira ADN, Otis, OED, kutubwira mayero iki, kutubwira amafaranga menshi. Turi gucuruza mu madolari hano. Okay, hano ubwo twahisemo ifaranga, reka duhitemo USDT ya Portugal, reka duhitemo hano. Okay, urabona ko hano noneho ndizera ko muri kubisobanukirwa. Urabona ko udukoni, urabona ko hano urabona ko iri kumanuka, urabona ko na hano, ariko nabwo hano ari sawa. Byumvikane yuko ushobora kuzamuka kubera yuko abaguzi bari ku kigero cya 80 hafi 90. Hano bakongera katwereka, ariko nanone katwereka ati urabona ko abagize gute, abaguzi nanone abagurisha baracyari hejuru nanone. Bivuze iki? Hano uritonda cyane, hano uba witonze kugura, ukabanza ugategereza aho biri bwerekeze, ku buryo ibintu byose biraba biri mu cyerekezo kimwe. Urabona ko hano byamanutse cyane, ariko nanone urabona ko ishobora guhita ryongera rikazamuka. Icyo ukora ni igikirira, hano urategereza kubera ko ubona ko byamanutse cyane. Hano urabona ko byamanutse cyane, bishobora guhita kuza byongera bigahita bizamuka. Ni byiza yuko rero uri butegereze kariya k'ubururu. Iyo byamanutse cyane haba hari amahirwe menshi yuko bigiye kuzamuka. Nyamuneka iyo byamanutse cyane uhita witonda kugura kumanuka, aho ugategereza kuzamuka. Ariko ibyo byose ukabireba kuri bino bipimo, ukareba igifite igipimo kinini cyane kandi n'ikiri guterera hano. Nyine ubona hano iyo kari guterera, nyine gaterera n'aka gaterera. Iyo gaterera bivuze yuko nyine ubwo nibyo biri hejuru. Guys, ndizera yuko hano wasobanukiwe neza. Amafaranga rero ngira ngo nabiberetse. Ubwo rero yishoje amafaranga dore ngaya hano, aya ngaya yishoje nyine uhita uhindura. Iyo wabonye uri kunguka nyine wabimenye, uhita uza ugahindura hano, ukinjira mu bundi bucuruzi buriyo nk'uko babikubwira. Ndizera ko byamaze gusobanuka. Nyamuneka mwibutsa kanda subscribe, ukara no kunzogera niba ino video igushimishije. Nyamuneka no application ni ukwitonda. Iyo witonze utuje uri ahantu hameze neza, uyikoreramo amafaranga menshi cyane, ku buryo ku munsi ushobora no gukora 20,000 bitewe n'ayo washoye, kandi ukaba wicaye utuje. Ntabwo na application bikorana akavuyo. Ndabashimiye cyane.